Je suis content. Ne personne pas. Je suis malade. Oui. none se wanga muko ni wanga ugiye kuzajya ukaza tukajya kwibana nyine yewe njya kwiba Wakikurikiwe ntabwo uyu nguyu wongeye gutuburira. Ndi kumwigiraho umufaranga. Uramukoze nyine. Ndakuvuga. Ahubwo wowe niba ushaka amahoro, kigira nk'umusemuzi wawe. ugiye ku ugira ute No. jyaga ndi umusemuzi Oui, umusemuzi wangu. kandi uvuze ko mugiye kunywa No. kwiba tukajyaye ahubwo nyine kwiba byumva neza banga kubera ko mwongereza bamuga ko kwiba aba nyine ari umuntu mwiza namubazaga buri niwe muntu mwiza tugiye kujyana kureba abantu beza Kufasha. nabyumvise Nasema. Uri mwiza cyane. uri mwiza cyane Tuteke Rubavu. Rubavu Hoteli. Wote asa kujyana Rubavu ku Gisenyi Gisenyi kumaze ahandi tuvomera Mai, uramenye ako kantu ni kabi. Moi numéro de téléphone. Numero de telefone. Numero za telefone. zanjye No, sange kumuha. Jya umuhamagara. mwe telefone ame nomero ye Jya umuhamagara. Password. password Password. yiki kandi umpaye nomero zawe Shyiramo nimero kuko muri password y'umuntu. Chiamo numéro zangu. Nimero za. Numéro diaspora. None se mawuga nyine kugira ngo umuntu ashyiremo nimero z'abadiaspora agomba nyine kuzana pini iyo nyine kugira ngo bamwemere kuzitunga. birashoboka Yego nyine bishoboka ari uko wazanye pini. Kweli upanga. Ese mawuje uretse kubishyira muri tutambaye neza tutabaga tuyubashye. yambaye neza karahumura iyo usize na parufe nziza reka nzikubwire Biba 5 2 5 2 3 4 3 4 kumva ategura mu barumwe ko nari nkwibagiwe kikangana 2 kabiri. ngiye gukira ndakira nawe Yego cyane gukirana pe. Uno mugabo none uko natanga. Cyoko. Numéro yangu yayibo. Yayibonye. aho juma magara Nasema. Next semaine. Pata mujane kumanzi. Aza kujyana ku mazi ku Gisenyi. Oui. azanjyana ku Papi. Aza kujyana ku Gisenyi ku mazi. zanjyana zabanguke Bye. akoze twakwibani ako ubundi hari umujyanye namwikundiye Kugaruka. uri n'umuzungu mwiza Azagaruka hari tugiye ahijya twatega sibyo burese ahubwo nyine igende gato sibyo se bye sibyo kuri phone. kuri nimero urakoze uzabanguke yego bye murabeho Kinyarwanda mu kinyarwanda bayi Imana yashyizeho ibaha power. hari ikintu cyo kujya kino Ikize kandi. reba wabonye icyo kintu cyambaye neza nta Urabe kumura yari yambaye wabonaga adafite amafaranga. Ahubwo ibihumbi 3 zo kumukuyona amafaranga. Kirohereje byonyine. Ubu ngubu koko kandi nawe kubwiye kuva ki ibihumbi 3 tuba dukore uzi igifaransa nahereye karembo. Vuga ibintu bitabaho nza n'ubu. None se niba bitabaho uryo mbigiri bongera. Byereka mwere. Urumva? Ikintu usabwa cyo kwemera ibyo
ukwemera ibyo nkubwiye ibintu byo kujya kwirirwa umuntu yambaye amakositimu ateka imitwe ndabirambiwe urabirambiwe urajya tuyo gusabira cyane iriya wakicuke reba ariko nyisha ko warwaye zinete nkahumiriza aza nijya nkabona reba ninde wamenya ko ntari zinete nawe ndi ukureba nibyo byose byawe muzamuka uhumiriza gute ongera ugiye turebe do kwajya ngo wapfu Damai uramenye ako kantu ni kabi. ahubwo gira mereza iyo telefone ni kwajya njyangaho ndakura cyatanu cyane naho kuri cyawe sibyo kandi nyine ibyo bintu ushaka byo kujya gusabiriza hariya hirya mu muhanda shaka si ibintu byiza njyanga aho kujya ujye gusabiriza hariya hirya ku muhanda wagenda kuri caci ukagenda nko ku rusengero babona batura kujya batunga mu modoka wakicucu harugura abantu bose basengera nta numwe utakuza uzajya bazakuzirika bazagukanyaga nzabande none ibyo biguru byazabikatira umbwira se cyo tuza ariko mbanze nkwereye ku mucuko imana wize wanga uzagenda hariya higa kuri katolika se baratura uzagiye kuri bisheke cyaci hahandi usanga perezida yamanuye ikimodoka yaje mana ikimodoka yaje bari abasirikare nibatakunshira amaguru uzanga igeze cyane nakubwira mwisangana n'imwana wowe arabaze bike yanjye ubundi ko reka nakubwira mwana nayidiye ndaza kuyimusubira urabizo uronanje mo ni deni sibyo ari abafasha nyakuri igihumbi ahubwo nikiri butwara ntabwo kwa siba wamabyiwe wamureze utamenyera ku mpamvu naguhanya ku murezi namuguha tugaragara ariko nta mugire mumira basaba abayikoreye ari amajoro simwe mukoresha imbaraga nk'izo dukoresha n'abagabo mwe mwamfashe sindegereza gusabiriza mu nzira ntabwo ubona ko natwe byagoranye tumeze nk'ifuni bagara ibishyimbo by'ineshyi wagicucuka pfuka nk'ikiri giti cy'imfashanyo ndimo ndivugira wambaye Turashize none urayibonye se bose ikintu ni igitekamitwe iyi ntabwo ari impunzi ariko bose igira hino numva gatariyani wambaye irasuti wabaka kote keza no ariko reka mubwire iyo shati iberanye niyo nda yawe no kuri prima ziza urahumurirwa nese bose wanyifashije ko wambaye neza no kuri prima bose wigendera oya uno muntu afite imana bose no kuri prima ubu ngaho ndashaka kuzamujya muri Amerika botari akagaragaza imana ngiriye neza ariko bitari imana oya afite imana reba ntabona ariko ari kwihumuriza ari guhumuriza imyenda nambaye bose uzanjyane bitari uyu munsi data agataro kanje no kuri keze you think they wise bose nanjye ntabwo nanemba keze ase wasijya keze bose amafaranga yose kandi njye nikoreye imizigo we nta kintu yakoze erega ujye umenya ko uyu muntu afite ubumuga yego no kuri kwimana uramfashije abakire bose amafaranga yose umuhaye bose oya nagenda kuri akafuka k'akabunga yiriye banasatungwa ni bose inoti 3 za se Yesu wakigotyo nzikani ni za bibiri Girimoe wamfashije wacyana Girimoe cyana nese menye ako kantu ni kabi. hasi wabura na senyisa koko agushyiriyemo I want problems always Reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'ukwere ubwo rero wabonaga niyambarisha urwerine tukajya gusitera sense amafaranga yanjye sare wacicu uko nande sana se niyo note yindi sigaye cyakuruke se nyine cyakuruke kije
nzongera kukubona mu maso iyo sura yawe nkayibona nzakunika ubakeka ko abantu bazinduye bambarana n'amarinete bashaka ubusa wiruka se nyine vaho ngaho burya urarora neze wari uzi ko ntareba ngiye kubwira abantu bose kurora ziba aho uramenye ako kantu ni kabi Dumiwe niko wavutse. Dumiwe ugize niko wavutse. Dumiwe niko wavutse ugize mukobwa mwiza wambaye ukamagurutsa ko nshaka gutaha ariko no kuri wambaye akajipo keza magurutsa ndimo nagira ngo numve kuri umukobwa n'aba nibeshye ndagaruka ndabisanga jyana njye mu rugo urugo iwawe se cyangwa iwawe njyewe urangiza harayibyo ku kayira ese nikomereza nigire iwacu ariko se mfata neza ngende undekuye ntabwo gusa ntabwo ureba ko urimo tankozeho nyine kano kari ariko uri mwiza kandi ko ufite nyashi oya ariko ni ukugira ngo ufate neza fata hano mu kiganza baba we iwacu nta muntu wigiriye iwanyu ufashe mu kiganza nahitangwa ufashe mu kiganza nahitangwa n'ukurikira ku bw'imangani kuko ntabwo ako kantu ni kabi reka ngusaba agaserivisi wanjyanye iwanyu ukajya kuma kacya ariko nshonje si ubonye ko urutaro rwanjye ruriho ubusa habe n'ijana barampa kuva bwaje mu rugo ishakira hararishye tugende ujye kuba ariko ntaribagirwa kuri kumana ufite amaso meza erega turahumurirwa mu mwiza kuri kwimana serivisi wamaye ikibuga turafite none ako se ndi mu kugirira ese ntabwo turi abantu ngenda kubwiye umva iyi ntago ari iyo nzira cangana nkora ariko ni ukuri kwimana ngaho mfatamo neza bazi kugira ngo numve n'uje I don't want peace. I want problems always. komeza ngenda umoraho nakwiya ariko ni ukuri kwimana ni ukuri nakwikundiye ariko mufite inzu nziza gusa nibyo byakuze tugenda kakarange k'umuhondo ni keza Dissolve! ubibwiye n'iki se ko hano hari irange ry'umuhondo ese ntabwo riri kuguhumura ariko se ariko ibintu byose urabihumurirwa ngiye kubera ndi impu ntacyo kimwe kitampumura n'amabara ubu se ko ndi guhumurirwa ko wandakanye ariko ni kuri se nagoroka genda neza nyine utagwa amanuka neza ariko be ahantu harasenyutse muzahasane n'ukuri ako wakigorya ubibona mbyumvishe mu mano uri gukandagira mbese mbyumva ko hano You think they wise? uyu mugende rwose ibihe bishimishije muzahashaka akantu k'agasima n'agakarabasasu muhateri areke kunyera tugende tugende winsunika nyine neza nyine inzira aha niho hari inzira ariko sigira aha niho ukwiye hari inzira This man! ndekura injerekani uyitarutse gute kandi utareba injerekani ego mana Yesu Kristo watobye akondo ku nyanja ya Galilea agakiza impumyi nanjye nyijije iki kijerekani yewe n'umuntu uzabugiza ko ni ukuri reka ni ukuri kw'Imana wirirwa ku muhanda usabiriza ureba ubu se kuko utambeshye ubu kuko uyu muntu arareba ibintu byose nagiye ngutega byose wagiye ubitaruka amarange wambwiye amabara ni ukuri kw'Imana ndagapfusha rukara ntabwo mbizi ahubwo ni ukuri mfata tugende urareba nzibaho urareba ni ukuri kw'Imana do iyi njerekani se wambwira uburyo tuyitanze yitarutse ariko
ariko si sema muno nawe ndebe nawe sabiriza hariya ku muhanda ngo yaraje ingoma yo ku cyayi amasarani yagiye gufata imiti warafata imiti hehe kugira ngo ndebe kareba aranje arayitaruka we arayitarutse kandi ngo ni impumyi burezi no tuba tuje kugura ntabwo n'ikimwe nditaye ese ni wowe mbega abadesipora b'iki gihe